Yo Okay agafilimi kacu nuko gatangiye ewana afande yarazaga kumbe mu kwitegereza hano yabonye umuntu uri gusaba imbabazi kumbi twe twabibonye uri gusaba imbabazi ari gusaba imbabazi umuntu ufite uruntu rw'urupurizo mu ntoki mbaburira rwose nuwundase ewana kumbi igipurizo we afande wacu nari kumubona ako kanya afande areba bino ni ibiki kandi afande wacu we byaramucanze sana ibi ni ibiki kandi kamusaba imbabazi afande wacu byaramucanze mbaburira nundose niko cyari cyacu kiri kugira gute kiri kuvuga Rudomoro wacu yakubisiho ku gipirizo kiraturika afande wacu agira ngo ni urusasu barashe uyu nguyu ajugunya amabage hasi wana ahita yabangira ingata ndavuga amaguru dore nguwo wana afande wacu arakarenzaho gatwa we iki ngiki kikubise hasi rero nkaho bakirashe ngabo rero kumbuka afande wacu yirukanka uwitwa Rudomoro wacu ari kumwitegereza wana urave kuba imyaka rero sasa iki cyaramukomakomye aguruka sha yagiye byaraje bifata amabage byitonda afande wacu ahita azayitsimba hano wana nari mpfuye pe ndarota cyangwa kumbuka afande ari kwibaza ibyo ngibyo aba bafashe amabage wana bahita bacapa mugo barakaringa muri ubwo buryo rero sasa nuko filime yacu itangiye nyaboneka ntukikwe barirukase uve kubiye imyaka gabo bacapye mugungu uzaza urebe wana nuko batangiye bateka imitwe ngo ikibara kirashe afande wacu we hano ari guhumekera mu gutwi ngo bari bamurashe nawe uriya muntu baramurashe pe bamurashe ndeva afande rero sasa nk'umuntu wakoze ngo ikosi rya komando ngo amezi 9 afite ubwoba nk'ubw'umucari mubisi cyane umusevire mubisi rwose afande agatera akajisho hakurya oya shamba tunyirasira wana afande wacu shafite ubwoba nk'ubw'umucari mubisi wana ngabo afande wacu byaramucanze ndakora iki kwa murashe ndeba wana ukurikira unarebe rero nyaboneka nkubwira ngo kora subscribe muri na mushyashya kuri channel udufilimi nk'utu twiza tw'umwaka tujye tukugeraho 5 kwa 5 turakomeje afande wacu nta kindi yakoze yahise amacinga arakaringa ibyo abonye si iby'i Rwanda afite ubwoba bwinshi rwose ubwoba bwo bwamusanze bwinshi cyane kumbi ku rundi ruhande barakoreka babaginga babateka mitwe baraje bitsimba hano muri no rutoki ngabo rero sasa babanza gucunga ko nta wabakurikiye urave kubiye imyaka rero aba bafashe zino bage bafite mu ntoki bazitsimba hano muri izi sina rero sasa ngabo uwo bita nde riri wacu ndetse na Rudomoro bagarutse mu gafilimi kandi ati sasa rero ni ikindi gipurizo tujye guteka undi mutwe iki cyakoze mu mufuka muri ubwo buryo wana gikureye kandi gapurizo gihereza uyu nguyu wana riri wacu afata igipurizo yitonze abandi barara bose atangira kugihaga wana urave kuri riri wacu rero sasa agafilime kacu nyine nuko kaba kameze ni ukomeza uryoherwe nyine kabisa wana uru rwarahaze rero nabateka mitwe bahuye uwitwa Rudomoro ndetse na riri wacu nawe urabyumva bahuye haba hahiye ubu bari kuhatwika ngabo wana nako batagize uyu nguyu ahambirira urupurizo muri ubwo buryo rero sasa ngabo twagiye rero sasa aba yamuhereje igipurizo muri ubwo buryo maze bahita bamacinga baragenda ngabo basubira guteka umutwe ukurikira unarebe ngo ibintu biraherera he bagarutse bateka imitwe Rudomoro wacu ndetse na riri wana ibyana bya karitsiye nuko biba bimacinga karitsiye zo nizo nyine ngabo kumbi ku rundi ruhande barakwereka uwitwa Gakorere wacu yaragiye muri karitsiye gucamo ngabo yaragiye gucamo abandi bakiri bose yaragiye nako kuri banke kubitsa amafaranga buriya kiriya gikapu cyuzuyemo amafaranga menshi cyane kumbi bino nabyo byamuteze ngabo rero sasa rwose mbabarira ntunyice ntundase ninya gupfa Gakorere wacu ageze hano biriya ni ibiki kandi aritegereza yitonze
bariya bari mu biki mwogashwa mwe we niko iki cyatoboye igipurizo kiraturika. Mu guturika Gakwere wacu ajugunya ibage hasi nawe arirukanka kibuno mpamaguru. Ngabo rero sasa Gakwere wacu yarakarenze uru rwigira nkaho ruguye rupfuye. Ngabo Cyarudomoro cyitegereza Gakwere hari kurenga kitakibwira ngutisha haguruka yagiye tugende. Ngabo bafashe ibage bahita bakarenga muri ubwo buryo rero sasa urave kubiyi myaka bagarutse nabateka mutwe nabizaniye nubacikwe barirukase rero bacapye mugu muri ubwo buryo. Karitsiye zo nizo karitsiye z'abarara ku ifishi y'umuryango wabo baratambitse rero sasa. Kumbi ku rundi ruhande barakoreka Fonde wacu yaraherekeje sheri we yari yaje kumusura abagenzi. Sheri we ni mwiza. Mukesha wacu yaranamuhombe yaramubwira ati ndagiye niko nzagukumbura urukundo rwose ni rwogere ugende neza ugenda amahoro. Afande wacu niko yamubwiye. Mukesha rero sheri wa Fande yarikomereje. Kumba Fande wacu yaragiye. Afande wacu yitegereje neza nyamara bira nibiki mbona yabonye ikiginga cyapfukamye kirasi cya kiginga barashe kigapfara. Kombi kiri kwigira nkaho nanone hari umuntu ugiye kukirasa. Ngabo Afande wacu arasatira. Afande Sitevo wacu ntabyumva neza kiriya kigingara ahita yibuka neza umuntu barashe nabwo ameze kuriya. Ngabo rero sasa igihe rwose byabaga akanirukanka cyane ubwoba bwo bwaye na bwinshi. Uriya si wa muginga barashe kweri. Afande Sitevo wacu atangira kubigarukaho rero sasa ari nakasatira. Barakwereka sheri wa Afande Sitevo ndavuga Mukesha ibi byari bigiye kumutekera umutwe. Barakwereka rero iki kiravugaga ati rwose mbabura ntundase rwose ndakwinginze kiza amagara yanjye wana iki cyaturikije igipurizo. Mukesha wacu ajugunya ibage hasi maze arirukanka. Afande Sitevo wacu yahise amufata. Buretse gato ngira icyo nkemura. Wana uru rwikubise hasi rero rumera nkaho rupfuye kumbi ni imitwe. Uyu nguyu yitegereje neza ndavuga Rudomoro yitegereje neza abona Afande Sitevo araje. Nta kindi rero cyakoze cya Rudomoro cyacu cyahise kikarenga kirirukanka. Mu kwirukanka rero Afande Sitevo yaraje afata kino gihunga arakibyutsa haguruka sha. Mu kubyuka rero kizi kari Rudomoro kibyukije Afande wacu itagikamata bibi cyane. Vibaya ikintu bita imiriporo gitangira kuvuza ubuhuha. Ukurikira unareba akantu ku kandi nyaboneka. Wana urubara rufashe wa muginga wowe ni wowe uri guteka imitwe sha. Niko ibage zanjye nimwe mwazitwaye cyagi. Ati sasa rero kubwizo mpamvu ngwino ujye kunsobanurira wa muginga we. Wana Afande wacu rwose yamufashe muri ubwo buryo atangiye gukurura umuginga. Wana ngabo uwitwa Riri wacu rwose byahuye nabyo uyu munsi sibye i Rwanda banamutambikanye baramujyana vibaya sana. Ikitwa cya Rudomoro ngicyo cyarakarenze kiricikira kiragenda. Wana Mukesha wacu rero ndetse na Afande wacu barimo bamacinga bajyana uyu muginga muri ndabyemeye. Ubwo urumva Afande rero yagufashe ntaho wamucikira. Wana agafilimi kacu rero mwabantu mwe ni nako kagira ku musozo wako. Mbabwira nti nimwirinde kwiba ibintu byo kwiba mu bigendere kure n'ibindi bifitanye isano nabyo harimo guteka imitwe n'utundi tunyanga twa cyenyeje. Mu bigendere kure cyane kuko birangira nabi sibyo se nimubibona. Aya basi reka mbabwire ati rero abo twabanye Imana bandebera icyoroshye ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.